urakaza neza mu Rwanda, uzaze urebe ibyiza bitatse u Rwanda. Benshi kugira ngo bavuge ko u Rwanda rurimo gutera imbere kandi ruri kugenda rukataje, bagendera ku nyubako zigaragara kandi zigenda zizamuka mu mujyi wa Kigali ndetse na hirya no hino mu gihugu. Hari na benshi kandi babona imihanda ndetse n'ibikorwa remezo uburyo byegera abaturage, bakagenderaho bavuga ko u Rwanda rurimo gutera imbere. Ariko reka nanone turebere hamwe inyubako ndende mu Rwanda zigera ku 10. Ikaze mu muryango mugari wa VAD TV Rwanda. Wibutse gukora subscribe niba ari wowe uri mushyashya hano kuri iki kiganiro. Nanone kugira ngo tujye tubana nawe nge mugiye kubana, nitwa Thomas. Inyubako ya 10 ari nayo duhereyeho, iyi ni inyubako y'Abashinwa. Iyi ngiyi kandi yitwa Tedemir. Iyi kandi ipime metero 39 ndetse na santimetero 26. Icyiciro cy'iyi nyubako cyitwa Low Rising Buildings. Gusa ntabwo twakwibagirwa ko iyi nyubako ifite amagorofa 11. Inzu ya 9 yitwa Tropical Plaza. Iyi ni inyubako yegeranye no kwa Rubangura. Iyi kandi yegeranye na Tedemir. Niba utahazi ndakurangiye. Iyi ipimye metero 42 ndetse na santimetero 83. Iyi ikorerwamo business. Ikindi kandi wenda utamenya kuri iyi nyubako, iyi ifite amagorofa 12 uhereye ku butaka. Icyiciro cy'iyi nyubako cyitwa High Rising Buildings. Inyubako yitwa Ubume Grand Hotel. Iyi ngiyi kandi nayo iri mu cyiciro cya High Rising Buildings, ikora ibijyanye na hoteli. Iyi kandi ipimye metero 43 ndetse na santimetero 83. Gusa ifite amagorofa 12. Ibi ngibi byose ndabikubwira kugira ngo wumve uburyo inyubako zo mu Rwanda zigiye zisumbanye uburebure. Kandi wibuke ko mbere y'ubukoroni kandi no mu gihe cy'ubukoroni izi nyubako zitarigeze zibaho. Uyu munsi wa none nibwo ari kugenda hazamuka inyubako ndetse kandi zigatungura abantu benshi mu buryo zubatse, mu buryo zireshya ndetse n'ubwiza bwazo. Inyubako ya 7 yitwa RSSB Twin Tower. Iyi ngiyi iherereye hafi ya Liège. Ipimye metero 49 ndetse na santimetero 96. Iyi kandi ikwamo ibijyanye na business. Ifite kandi amagorofa 18. Iri mu cyiciro cya High Rising Buildings. Inyubako ya 6 yitwa Rural Headquarter. Iyi kandi nikorerwamo ibikorwa bya leta. Ipimye metero 49 na santimetero 96. I Kigali Nyarugenge. Iyi ngiyi niwe iherereye hirya no kuri Onom Hotel. Iyi kandi ikorerwamo ibikorwa byinshi bya leta, harimo serivisi z'ibiro ndetse kandi na bimwe mu bikorwa bya leta bigiye bitandukanye nka rura ndetse n'ibindi. Inyubako ya 5 ndende mu Rwanda yitwa BPR Headquarter. Iyi ngiyi kandi niyo ikoreramo BPR Bank. Ese BPR Bank waruzi ko iherereye ahangaha? Ifite rero inyubako y'agataraboneka mu mujyi wa Kigali. Iyi nyubako ya BPR Bank ifite metero 53 ndetse na santimetero 53. Iyi ngiyi ikorerwamo ibikorwa bya business nk'uko nabikubwiye, nyine ni bank. Iyi kandi ifite amagorofa 15 agerekeranyije uhereye hasi ku butaka. Inyubako ya 4 yitwa Albert Supply Buildings. Iyi ngiyi ni RDB. Iyi kandi iri hagati ya RDB ku Gishushu. Niba utayizi ndakurangiye. Iyi kandi ipimye metero 53 ndetse na santimetero 53. Ikaba ifite amagorofa 15. Icyiciro cy'iyi nyubako cyitwa High Buildings. Iyi kandi ninkubwira ngo High Buildings wumve ni inyubako ziba zemerewe gukomeza kuzamurwa zikagera hejuru cyane. Hari ibipimo fatizo inyubako zitagomba kurenza. Rero iyo iyi ngiyi yabirengeje iri mu cyiciro cya High Buildings. Iyo itarabirenza ibiri muri Low Buildings. Ese warubizi? Inyubako ya 3
turayisanga kwa Makuza Peace Plaza. Iyi ngiyi iteye umugongo iposita. Iyi kandi Makuza ayitaha ntago ibi ngibi rwose byabaye ibintu bibi, kubera ko yayitashye ari kumwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Gusa nyuma y'igihe gitoya, nyuma uyu munsi tugezeho, ntago Makuza rwose byamubereye byiza, kuko yahise yitaba Imana azize uburwayi butunguranye kandi bwamufashe igihe gito, maze arataha. Gusa nanone mu mafaranga yakoresheje yubaka ibi ngibi, hari amafaranga yari yarakuye muri banki, ndetse kandi yari yaragurijwe miliyoni zigera kuri 20, n'andi yagiye akura mu zindi sosiyete kugira ngo yifashishe maze yubake inyubako nk'iyi y'akataraboneka. Iyi kandi ipimye metero 60 ndetse na santimetero 67, ikaba ifite amagorofa 15. Icyiciro cy'iyi nyubako cyitwa High Buildings. Nibwira izi nyubako yo kwa Makuza, nakubwiye ngo ipimye metero 60 na santimetero 67 uvuye hasi. Nyamara abantu benshi ntago batinya kugenda ngo biyahurire kuri iyi nyubako, agahagarara hejuru maze akiyemeza gusimbuka, wenda ku bibazo bimwe by'ihungabana ndetse n'ibindi bishobora gutera umuntu windi atabatekereza, cyangwa wowe ngo ubashe kuba wakiyumvisa. Nyamara uyu nguyu aba yamaze kumenya uburyo ibintu byose bigomba kugenda asa naho bipanze mu mutwe we, agafata icyemezo cyo kujya kwiyahura. Nyamara benshi ntabwo bashobora kubyumva nk'akababaro, ko hari benshi bavuga ko ari umurengwe, ndetse abandi bakavuga ko yarahaze. Nyamara ni ibibazo ndetse na depression abantu bashobora guterwa n'ibibazo byo hanze mu isi, ndetse kandi itabasha guhereza agahenge abayibamo, ndetse babandi batashoboye kwihangana bikarangira bibatwariye n'ubuzima. Reka mbwire abantu mwese mugerageza kujya kwiyahurira kwa Makuza, rwose mube mubirekeye, kuko tugeze nk'imyaka 10 igatambuka nta muntu n'umwe twumvishe wiyahuriye kuri iyi nyubako, cyaba ari ikintu kinejeje. Inyubako ya kabiri yitwa Grand Pension Plaza. Iyi ngiyi iherereye mu Muhima Zone, ipimye metero 64 ndetse na santimetero 24. Bivuze ko iyi ngiyi isumbya iyi yo kwa Makuza metero 4 zose, ndetse kandi niba wabitekereje neza urumva ko iyi nzu ari ndende cyane. Iyi kandi ni ya Thomas Brain Gonleg, yakozwe na Thomas and Brain Asai. Aha niho nanone kuri Equity Bank niho iherereye, kandi iyi nyubako rwose ni inyubako ndende. Ukiyibona uhita ubona ko ifite uburebure budasanzwe, ndetse kandi iyo uhagaze munsi yayo ugira ngo yenda kukugwaho. Hari benshi bashobora gutekereza ko izi nyubako zishobora kuba zizenguruka bitewe nuko bareba mu kirere cyayo, ndetse bakabona ibicu birimo bigenda n'inyubako bisa naho iri kubasanga ishaka kubagwaho, kubera izi nyubako ndende. Byinshi byakomeje gutangaza abantu, nk'iyo wenda bageze mu mugwa wa Dubai cyangwa mu mujyi waho bakabona inyubako ndende idasanzwe, ariyo nyubako ndende ku isi, maze batangarira ubwiza bwayo ndetse n'ukuntu ireshya, n'uburyo abantu bashobora kuzamuka bagakorera ibikorwa byabo muri iyo nyubako ireshya gutyo, maze birabatangaza. Ariko izi nyubako ziba zifite ubudahangarwa kandi n'uburambe, ku buryo abazubatse aba ari abanjeniyeri babyigiye ndetse kandi babifitiye ubushobozi. Gusa nubwo hashobora kubaho ikintu kijyanye n'ibiza, rwose ibi ngibi umuntu yari yapanze bikangirika ndetse kandi bikaba ikibazo. Tekereza uri mu nyubako iri hejuru maze ukamanuka ukitura hasi. Nta muntu n'umwe nifurije kuba ibi ngibi byamubaho, gusa nawe ubitekereze maze umbwire. Inyubako ndende tugiye gusorezaho ari nayo ya mbere yitwa Kigali City Tower. Iyi ngiyi iherereye kuri K 76 Street Nyarugenge. Iyi kandi iyo uyitegereje ubona igice kiruta ibindi nanone, kuko ifite ibice bitatu. Igice cya mbere kirekire kigizwe n'amagorofa 20, ndetse kandi igice cya kabiri nacyo kigizwe n'amagorofa 4, kikaba gikorerwamo ibijyanye na business, aho ikindi gice nacyo kigizwe n'amagorofa 4 nacyo nanone
gikorerwamo ibijyanye na parikingi. Igice cy'umunara hafi ya cyose hakoreramo indi mirimo ijyanye n'imirimo yo mu biro. Ese wabashije kubana natwe maze uradukurikira, wakoze kwifatanya natwe kandi wakoze kubana natwe muri kino kiganiro. Njya guteguriraga kandi akukugezaho nitwa Thomas. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Safi.